Muraho neza. Amazina ni Turatimana Idi. YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero turi ahantu bita Kabeza. Tugiye kwereka amazu meza n'amazu menshi, ariko twahisemo iyi ngiyi bitewe n'igiciro cyayo. Ni amazu ageze kuri 6 cyangwa se ndakeka ari 7, ariko igiciro gitandukanye. Hari 180, 170 ndetse n'160. Reka rero mpisemo kubereka iyi ngiyi kuko mbona ariyo ihendutse kandi nziza cyane. Ku giciro cya $160,000 rero iyi nzu yaba iyawe. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse na rooftop. Urabona ko ifite parikingi nziza cyane, yaparikamo byibuze imodoka 2 zaparitse neza. Ni inzu ifite design nziza, reka mbatembereze iyi nzu ntabatindiye mubashe kureba ubwiza bwayo. Reba ukiri hano hanze, sa nusubira hanze gatoya, cameraman babanze babanyerekere uburyo ni isakaye. Nuvuga ngo ni ya marembo asakaye nkuko muri kugenda mubireba. Ni amarembo meza cyane, ya yandi meza kabisa, ndayibatuye inzu. Kuri $160,000 rero iyi nzu yaba iyawe. Urabona ni parikingi imodoka 2 cyangwa 3, ariko reka dushyiremo 2 nziza nini zaparika neza zisanzuye nta kibazo. Twabwiye ko ifite ndetse na rooftop muri kuhabona, naho turaza kuhagera. Reka rero duhere hano hanze. Murabona ko ifite utu design twiza cyane, bagiye bashyiraho utubuye twiza ndetse n'indabyo zatuma ubasha guhumeka umwuka mwiza cyane. Umwuka mwiza cyane nkuko nagiye bibabwira. Tukiri hano hanze urabona ko ifite ama design meza cyane ndetse n'udutara. Ni inzu rero ikiri muri chantier, itaruzura neza. Murabona ko ari ibintu bataragenda bafixamo neza, ariko muraza kugenda mureba ubwiza bwayo, namwe murata mureba ishusho y'izi nzu koko. Ni amatara meza nkuko muri kugenda mubireba. Twagiye tukinjirira hano, urabona ko ukigera aha ngaha kuri aka ga terrasse kaha ngaha, urabona ko ari aga terrasse keza cyane. Ushobora kuba wicariye hano n'umuryango wawe, murimo muraganira mubazanya muti ese akazi kangize gute madamu, akazi kangize gute mutware wanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo mugenda muterana urwenya nk'umuryango mwiza cyane kandi wishimanye. Ni ukuvuga ngo rero tukiri aha ngaha kuri ku gaterasi, urabona ko ifite agaterasi keza gafite design nziza bagiye bashyiraho. Ni inzu nziza ngiye kubatembereza mubashe kunyurwa n'iyi nzu. Tukinjira hano urabona ko ifite icyo bita umuryango mwiza cyane, ifite urugi rwiza nkuko muri kugenda mubireba. Bikafungure mugende mureba uburyo bimeze. Ni urugi rwiza cyane rwose, nkuko byaramwe mwamfuramwe. Ni inzu nziza iri design well designed. Reba salo yayo kungana, ni salo nini. Reba cameraman ahantu hagaze, nanjye ahantu mpagaze, urabona ko ari salo nini cyane rwose. Iyi ni salo yonyine ikagira na salle à manger yayo. Nuvuga ngo aha ngaha honyine ni ugushyiramo intebe zonyine, nta kintu kijyamo. Ntabwo ari za salo ziba zifatanye na salle à manger. Nuvuga ngo iyi salo iri ukwayo, banyerekere uburyo ingana. Genda ubanyerekera, ugenda ubereka uburyo ingana. Ni salo nini cyane nkuko muri kugenda mubireba. Hanyuma ikagira n'iyi salle à manger yayo, urabona ko ndi kujya muri salle à manger yayo. Ikagira ndetse n'akalavabo keza cyane. Ni inzu nziza iri design, iri well designed. Very nice house. Hanyuma rero tukiri aha ngaha kuri salle à manger, turata tuza hano. Reka duhere mu gikoni. Urabona ko turi mu gikoni cyiza cyane. Biza kwinjira mu gikoni, icya gikoni gifungwa, urabona ko ari cya gikoni rwose kitari open kitchen, kuko hari abantu bagiye batubaza ati mujye mutwereka n'amazu afite ibikoni bya bindi bidafunguye. Bya bikoni rwose biba bifunze nta kibazo, kugira ngo mbashe guteka nisanzuye neza cyane nta kibazo. Hanyuma ikagira utubati twiza. Banyerekera utubati twiza kandi twinshi. Urabona ko nta kintu na kimwe waba ufite kitakwirwa mu tubati. Genda ubanyerekera hasi, ugenda ureba hasi hose, ugenda ubereka no hejuru n'ahantu watereka. Wabonye ko ari ahantu watereka frigo yawe neza yisanzuye nta kibazo. Ndetse no hejuru hari utundi tubati. Ndetse uyu mwanya murabona ko ufite umwanya mwiza cyane waterekamo gas cooker. Ni umwanya munini baprovides, umwanya munini cyane. Akakanuka gafata imyotsi, urabona ko bazagashyiramo. Ni inzu ikiri nshyashya, designize neza cyane. Tukiva aha ngaha mu gikoni, genda ubanyerekera, twinjira muri cya cyumba twita ngo ni icyumba cy'abashyitsi. Reka duhere aha ngaha, twinjire kuri uyu muryango. Urabona ko ufite umuryango mwiza cyane, umuryango mwiza rwose uvi designize neza. Ikagira n'iki cyumba nkuko muri kugenda mubireba, ndetse gifite
gifite n'idirishya risohokera hanze. Urabona ko ari idirishya ribasha gutanga urumuri ruhagije. Ni inzu nziza pe, baricaye baradizayininga kuri miliyoni 160 nta kibazo, nta gihendo kirimo, ndetse harimo n'ibiganiro twabibabwiye. Tukiva aha ngaha, hano hari icyo bita dushe, ifite dushe nziza, ifite dushe nziza ndetse na toilette zazo ni ziri original, ntabwo bagiye bafata za toilette rwose zira zihendutse. Ne oranje ya toilette meza cyane nkuko muri kugenda mubireba. Hanyuma ikagira ndetse n'ikirahure cyiza cyane, mu gihe umaze kwiyuhagira ukareba ko koko nta sabune yagusigaye. Murara ko bagiye babyibuka bakabiterekamo n'agatara keza cyane, ndetse n'amazi meza cyane amanuka, n'akadirishya tanga urumuri hanze. Urabona ko byose bicaye babitekerezaho. Tugiye noneho muri bya byumba bitatu bindi. Ni ukuvuga ngo hano hari ikindi cyumba, urabona ko hari ikindi cyumba cyane cyiza, urabona ko nacyo kirahari, wagifata nka office, ariko urabona ko ari nacyo ari kinini cyane. Urabona ngo ni ibyumba bine ndetse n'aka office nk'uko nagiye mbibabwira. Twavuye hano noneho tugiye mu bindi byumba bindi bisigaye, bitatu bindi bisigaye uko nagiye mbibabwira. Urabona ko tukiri aha ngaha tubona ko ikindi cyumba cyiza cyane mwakibonye ko cameraman ari kugenda kibereka, gifite ndetse n'idirishya risohokera hanze, rifite urumuri rwiza cyane. Urabona ko ubasha kureba neza hanze nta kibazo. Twavuye aha ngaha noneho ikagira n'iyi dushe yayo. Iki cyumba gifite nacyo dushe yacyo nk'uko kugenda mubireba. Ni icyumba cyiza gifite na dushe yacyo ndetse na toilette. Twavuye aha ngaha noneho tuje muri iki cyumba kindi cya master bedroom. Urabona ko duhereye aha ngaha, master bedroom ihera aha ngaha ikaza gutya, ikaza kuri igahitira mu idushe yayo. Urabona ko ifite dushe nziza cyane, ni za dushe zifungwa. Genda cameraman igenda banyerekera uburyo ibintu bimeze. Ni inzu nziza iri well designed. Genda banyerekera uburyo ibintu byose bimeze, bagende bareba. Reba udutara twiza bagiye bashyiraho n'amakaro meza rwose, amakaro bagiye bashyiraho amakaro meza cyane kugira ngo inzu ibashe kugira agaciro kayo. Twavuye aha ngaha tuze no muri master bedroom. Tuje ku cyumba kiri principal, gifite ndetse na garderobe. Ntabwo barabifixamo neza, ni inzu ikiri nshyashya, ntabwo ari aha yagakwiye kubireba. Urabona ko batarabifixamo. Niba bifixamo rwose izaba ifite icyumba gihagije. Wabonye ko impamvu batarabifixamo, reba hano, urabona ko uyizenguruka uko muri kugenda mubibona. Ni icyumba kinini rwose gihagije rwose nabibabwiye. Urabona ko ifite design nziza, ifite plafond gypsum, ni amaplafond meza cyane aba afite ubwiza buhambaye, ndetse n'utu design. Reba turiya dutara bagiye bashyiramo udutara twiza. Reba rero n'iki, hanyuma ni garderobe yayo. Garderobe yayo nziza cyane, kuri miliyoni 160 iyi nzu yaba iyawe. Reka rero tuzamuke kuri rooftop tugende tubereka uburyo hameze. Hanyuma nk'uko twabwiye ko tugiye kubereka rooftop, urabona ko ifite ka rooftop keza cyane ndetse kari kureba na view. Urabona ko ifite view nziza cyane kuko muri kugira uramutse uri aha ngaha uri kureba za Kagarama na za Niboye, na ahantu heza cyane rwose uri kureba heza cyane hitegeye umujyi wa Kigali. Urabona ko ifite ka rooftop keza bashyizeho hano, bazahatereka umutaka. Murabona ko hari ahantu bazatereka umutaka, ni ahantu heza cyane rwose. Kuri miliyoni 160 iyi nzu yaba iyawe. Mudusure rero kuri Rwanda Real Estate ni YouTube channel yacu, mubashe kujya mureba updates cyangwa se amazu agezweho muri Kigali ndetse n'ahandi mu nkengero zaho. Murakoze, murakarama.